Papariza kwejo utagaragaye mu bukwe bw'umukobwa wawe uri wagiye uzi ko ejo nagize ikibazo ukagira ngo bari bagushimuse tena oya hari umuntu waragize ikibazo kandi gikomeye ariko mfite nakomeye urebye gusa n'ibirebire twari twahangayitse tuvuga ati bashobora kuba bagushimuse nimba nta kibazo cyakubayeho nanjye nari nagize umutima uhagaze niyo mpamvu ejo ntatashye warahangayitse birumvikana ariko byose bizakemuka sawa niyo mpamvu nyine nari nibajije ukuntu ndi busigarana abana utanahari papa ntabwo uragenda ahubwo nuko nari ngiye kuvugisha Fisto ndabona amasaha yamfashe reka mbe ngiye Fisto kame ngaho Liza ego bye sawa papa Fisto hano si ukubona ute hano nahishimiye ndabona akayaga ka hano kameze neza nari ngakumbuye nako ego kameze neza ikirere kimeze neza ntabwo wari ukaherutse waragiye uratwangura uragiye na nomero yawe nyine n'ibibazo byose ndayibura nta kundi nyine ariko naje ariko ubukwe ni gahuzamiryango ubukwe ni ikintu gikomeye gufata abantu batari baherukanye ukabahuza none se Asemane wewe waje ugabanya ibintu bya by'ingendo z'uburaro ko wajya ngo uri kubyina iriya ngendo ni y'ababire man. Asemane nta kuntu bakubwiye ko hano muri uru rugo nta bintu by'uburara biharangwa ntago ubona ko ngiye bimaze konshiramo gusa Fisto tubona papa ashobora kuba afite ikibazo gikomeye nanjye uko namubonye ukuntu nakwaza tuvugana naza mbona ntafitemo akabazo kubera ko nta kintu cyari gutuma papa adataha ubukwe nuko nyine namubajije ni kugira ngo mwumve nawe akajya bica ku ruhande ukuntu nyine kuri ejo narababaye nyine bya bindi byo kwiyumanganya mu bantu batabona ko hari igikuba cyacitse ntabwo byari kubura ibaze papa wawe adahari mu bukwe ni ikibazo gikomeye none se urahita utaha bari gutya amasaha yanamfashe ibihugu ngiye guhita nurira indege gusa amasaha banza ujye ku meza ku meza sawa nta kibazo uzatinda ntabwo nzatinda zongera ngaruke nze mbasure sawa nta kibazo ni karibu banza ujye ku meza Ibyo wavuga byose mawuje arankunda cyane ahirutse kundemera mpereza ku mafaranga ngunsigaye mbana n'abatipe man ako man uzabigiremo nibere muri house man Mumbwire ko burya bya bintu byaje gukomera igihe nakuzanaga nagweretse imyenda agwaye n'amafaranga iyo yamaye ku mafaranga ubu ngubu antegeka no gucuruza niyo mpamvu ndi kubona kafe zibona man uziko kabaye nsigaye nkeye man nuko bimeze uzigikurikiyeho rero uzigikurikiyeho nuko mfata neza rero ariya mata yari haruguru kuri boutique hajyanyaho mwa ko ari amafaranga baguhaye asigaye nanye nkazi gukina ukazi kubaha ubu ngubu ndi gushaka kugira ngo wenda nazaza azasanga nyine hari ahantu nigejeje man sha ubwo rero ibyo wakora byose ujye ubaho wibuka ko ari njye ibi byose uri kubigukorera reka ahubwo tugende bataza no kudusanga ntari bimana umusaza Bariza uribuka cyagiye tugusura tukubwira ko tuzagufasha mu kibazo tukakwinjira muri cya kibazo cy'urupfu rw'umugore wawe Mariza ndabyibuka nta n'ubu ndacyabikomeje ntabwo nahagaze ariko uyu mujya murebe uyu ndamwiza yakora akazi mukuye no mu kazi aho yari ari ariko ngira ngo nze nguhuze nawe kandi kuguhuza nawe akeneye amafaranga kugira ngo agomeze kudufasha muri icyo kibazo ukeneye amafaranga jama ni ngombwa databuja kubera ko twamaze kumenya urupfu rwa mama Marisa
mva n'imvana aho biherereye. Twebwe ntitwahita tubyinjiramo, tugiye kohereza abangaba nk'abamanira bajye batuzanira amakuru tutabyinjiyemo cyane kuko bahita batuvumbura. Aba bazaba bagenda batuzanira amakuru kuko n'ubundi basanzwe bakora, hari aho dusanzwe tubatuma bakagenda bakatuzanira amakuru kandi bakayatuzanira ku gihe. Okay. Jama mukena amafaranga ngahe? urebye nkuru nziza dusanzwe dukorana azi uburyo dukora, mbega nta byinshi twakwirirwa tujyamo, nawe nakubwire uburyo tubikora nawe arabizi. Muze bashakire nka miliyoni 2 ntuzirenze kuko nibwo bagitangira akazi, ntabwo ba amafaranga menshi bagenda bakirara bakarya bagahaga bakigumirira. Sawa. Ni ukuvuga ngo sheka ngiye kubigusinyira. Aba nawe ujye kubibikuza. Uyabaye. Nibyo. Ariko we umva nkubwire. Wumve miliyoni 2 hano ngo uhite usara. Icya mbere ni iki? Ni amakuru. Urabizi uburyo dukora n'abari kugira ngo uratwizere. Uko nzaniye amakuru 200,000. Uko nzaniye afatika 500,000. Kuzageza igihe izo miliyoni 2 zigomba kuba zirangiriye. Icyo nkubwiye cyo wigira impungenge. Uburyo dukoramo akazi urabizi. Kandi ntabwo dukunda abantu batwitambikira mu kazi. Nuko bimeze. Nimba ntumye amakuru ngomba kugushakira amakuru. Okay, ndabona nasokuje neza. Ntakinze. Okay. Hano musagiye. Oh, hi. Hi. Umeze bite? Meze neza. Kuri inyuma y'urugi. Ndakinze ngiye mu kazi. Oh, Kennedy tari. Kennedy ntaho ari kandi amaze iminsi atari na hano mu rugo. Amaze iminsi atari mu rugo? Uzi ko bigutangaje? Mujya muvugana kuri telefone? Turimo kuvugana ambwira ko ari mu rugo. Ntago hari rero. None se gahunda y'ubukwe dufite njye nawe yarayikubwiye. Ubukwe? Kuki? Tangaza kiragwira. Ngewe ubwanjye nzi ko afitanye ubukwe na Liza. Ntabyo yigeze anganira. Liza? Bose nkubeshye. Liza. Afitanye ubukwe na Liza. Oh. So baracyakururana na Liza. None se imikino murimo n'imikino ki? Ahubwo reka mbabwire. Urabizi ko nkwe mu kazi. Kangira nsubire mu kazi, ubwo gahunda zo zisigaye ni kuri telefone. Sawa. Cyane telefone. Isigaye nawe kuri telefone. Urunzi Karame. Abana bandakare ku buryo bukomeye. Kubera iki se kandi? Sho ntabwo natashye ubwo bw'umwana ndera. Kumbe ejo narakubonye uzo twakira uhita ugenda ubwo ntiwagaruka. Nari ngiye kwa Mama Gisera uzi. Mama Gisera? Ya nshuti yanjye. None Ngeze aranyakira ambibiyoga ndanywa nibakirwa kuza gutaha ubukwe. wibagirwa ubukwe bw'umwana. Ko niko byagenze. Umwana wareze. Narese pe abana bandakariye we. Oya siba no kukurakara nyina kurakariye. Birenze. Utwakire tukuburira irengero isose uri kuri telefone kumbe ni Mama Gisera warugwamagaye. Mama Gisera. Sinaherutse uri inshuti ya Liza. Okay. Nagazi bicha ari gukina nayo. Mubwire ko imikino ari gukina atayizi. Nzamwereka. Akoma. Nta kundi reka nigere ku kazi ndeka kubitaho umwanya cyane. Reka ngende. None ubundi waraye he? Muri hoteli. Muri hoteli? Yego. Ariko se ubundi reka nkubaza ikintu. Aho kugira ngo mujye mugenda munyura gutya mujye no gusesagura ayo mafaranga muri hoteli ufite inzu. Ubundi mwakwibanira bikarangira. Urunzi. Ndacyabyigaho. None ubura iki? Uzabyigaho ugeze ryara nuko ubyigaho mpa. Mama Gisera tugiye kubana. Tugiye kubana. Ibyo byose ubundi by'amatiku biveho. Byane nabyo bizima. Ndumva ari byo bizima rwose. Nge nasaza ariko kuri. Niko kuri. Ntago wagomeza uheranwa n'agahinda nubona uburuso uko bigenza baguhamagare kuri telefone muhuririyo. Nyirukankana mu mahoteli. Twabanye nyine. Wamusize mu rugo mu kabana. Uko niko kuri.
erega bariza bazageraho babyakire nimba banabifata ukundi none bazabona ko uzaguma gutya aho kugira ujye ubata mu rugo ngo ugende urariyo bazare bahangayitse ngo bongeye bakujyanye babwira ati nanze kuzajya mpora njya kurara iyo ngiyo mukarara muhangayitse bazabyumva bazabyumva sha imyitozo yo nzajya nyimerera nabi ubundi nzajya mpangana bakadubire sha ibaba riri kuza pe bakora nk'icyumweru ihita biza byaje kabisa ngomeye bitese sha ndabona siporo ikumereye nabi kabisa nta kundi urabona ya mafaranga bamaye yo kugura agacupa sha yashizemo pe n'ubu ngubu ibanga rigeze ahangaha nunamye gato wajya kubona ukabona ryageze hasi rero nshaka andi mafaranga kugira ngo ngure agacupa rwose ndisubize bitaraba nabi kadubi nawe uragoranya pe kuko amafaranga mperutse kugura ejo bundi yarangiye ni make ariko ni make se gute ari make ase wowe ujye ugwa nk'agacupa k'15 ukagasoma akanywa icyumweru koko kigashira kadubi nawe ugiye kuzatuma ngurisha n'imyenda da kora mu fuka ahubwo gira vuba umereze nge ahubwo shara imeze nabi pe reka ndebe mu nzu hari amafaranga rizaherutse kumpa ndebe niba nakubona mwagacupa kamwe yihuta ahubwo nutundi urasanga ryageze haseda cyo mwigize mwiba gusa mudatangana kuyo mwibyo sha murabona iyi ngurube itarabwaguye ubwana twiza ifite ibibwana bwiza rwose bishimishije kabisa noneho tuzahita twongera ikiraro ndabona na cyane na cyariyongereye umva wagira ngo ni imeze nk'inka nakomeje kuzifata neza rwose wazifashe neza kuko waragerageje pe ibi ni byiza ubu ni ubworozi bushimishije hose cyo mwigize sha mwiba amafaranga mudaha ku muntu ibyo se ni ibiki urayamaho tu yazana nayazanye nta kibazo ufata kino gihumbi nyine urebe uburyo wakemura icyo kibazo ufite njyewe igihumbi simbigenza uteka ndakubwiye ko njya nk'ubugoro siko n'ikiro cyapanze wowe utabizi basi fata bino bibiri nyine shazana amafaranga ureke kumpereza wajya ureka kungora koko reka ejo bundi ese undi ko ufite amafaranga mu ntoki wayamara mperutse kuguha 15 wafasha ya ko nanjye yagiye kwigira ndeba isigaranye reba ndebe nyine reba nawe bara none umbwire urabona kuko byavamo nkurebera ubundi urabona nyine nawe sha buriya rero ano mafaranga ni na make urebye pe ntabwo ari make buriya ndategereza ushize mu mufuka aha nta kibazo ibangaza kuri rwose mbabarira kadubi ndegerayo wagiye ureka koko kadubi koko wambabariye ukomeza kunderanye ngiye mite ndiruka aka kanya uziko oya kadubi reke basi genda nta kundi tuza rero kugira inshuti mbi mana yanjye ako kiriya wasanga ari igihano cy'Imana ibintu Arisa yankoreye tafuwe se mana yanjye ibihumbi 500 byose none ndi kugenda nyishyura ntazi n'icyo ngura ntarariyemo n'atanu akubyihorere shaguhemuka n'ibibi ariko icyo nzi cyo nabo hantu bari nta mahoro rwose nta mahoro singe gusura mu byabo ariko nabo icyo nzi cyo nta mahoro bafite cyane igendera ubundi papa umushinga n'uyu rwose n'uyu n'uwo umva ubu ni ubworozi uyu ni umushinga yega ingurube